bifatikanyijwe n'ubukangurambaga bukomeza kugira butangwa mu Rwanda, byumvikana ko ngo umuturarwanda ashobora kuzajya yishyura amafaranga agera ku bihumbi 20 agakurwa ku bihumbi 3 akagera ku bihumbi 20. Ibi byumvikana ko by'ukuri aya ni amafaranga y'umurengera, ni amafaranga menshi cyane, nuza ko bari Abaturarwanda batanga aya mafaranga mu by'ukuri ni bake cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Uraza ko wasanga benshi barakomeza kugenda bagaragaza uti mu by'ukuri umuntu afite abana bagera kuri 6, byumvikana ko abana 6 washyiraho umugabo n'umugore baraza kuba baba abantu bagera ku 8, ndetse kandi bose baraza kuba bakenera gutanga mituweli. Uze ko wakuba aya mafaranga ibihumbi 20 kuri buri muntu, ni amafaranga menshi cyane mu by'ukuri. Kubona umuturarwanda wabona aya mafaranga biraza kuba byagurana cyane. Leta y'u Rwanda nge ndabona icyo igomba kuba yakora n'ukongera kwicara ikanegosia, hakarebwa mu by'ukuri abaministeri bakareba ese ni gute umuturarwanda yajya abona aya mafaranga, uko ndaza kuba nagaragara. Mwongeye kugubwa neza, iyi ni ya channel yanyu yitwa Burikana TV. Amakuru rero mbazaniye ni amakuru ari breaking news, kuko mukomeje kubyumva hano haruguru gatoya. Mituweli, abantu barimo barajya kwishyura mituweli ikaba ikibazo gikomeye cyane, kuko uyu muhungu akomeje abibabwira, uyu munyamakuru arimo arababwira yuko rwose abantu bari kujya kwishyura mituweli ibintu bikaba ibintu by'intambara cyane, ajya kwishyura mituweli ibintu bikaba birebire cyane. Rero ikibazo cy'ibintu rwose n'amaminitiri yateranye yavuze ibi bintu, nuko gerageza rwose bakongera bakaba bateranye nk'uko umunyamakuru arimo abivuga, kugira ngo iyi mituweli nyine bayigabanye, kubera yuko murabizi neza mituweli yahereye ku 1,100. Mituweli iva ku 1,100 igera ku 2,000, irangije kuva ku 2,000 igera ku 3,000, none ihise yidura, iriduwe isegera ku 20,000. Rero ibi bintu turabyifatamo gute abanyarwandakazi? Gusa ikigaragara nuko badufasha abanyarwanda, bakaba bagabanya mituweli, kubera yuko amafaranga ari amafaranga kuyabona, ni amafaranga menshi cyane, ntabwo umuturage yapfa kuyabona, n'ufite akazi biba bigoye kuyabona, kuko amafaranga akenerwa n'ibintu byinshi. Buri kantu kose umuntu asigaye akora gasigaye gasabwa amafaranga. Rero mituweli bayigabanye, bazongere rwose barebe ukuntu babigenza, amafaranga ya mituweli bayagabanye, kubera yuko aya mafaranga ni menshi. Kugira ngo ukomeze urebe izi video ndetse n'andi makuru agezweho, nuko ukora like ugakora na subscribe, kugira ngo iyi video ibashe kugera ku bandi bantu. Nimba unabishoboye ushyire kuri stati yawe, abantu uyibahereze bayirebe. Rero amakuru ari breaking news nuko ibintu bijyanye na mituweli byabaye ibindi bindi. Murabizi yuko rimwe na rimwe no kwishyura mituweli mu turere tumwe na tumwe mu gihugu byabaga bigoranye cyane, ugasanga nk'akarere kamwe gafite gusubiza hejuru mu bijyanye na mituweli. Mituweli rero yaramuka izamutse gito, ndetse n'abayobozi b'igihugu bose barekuza ko mituweli yaramuka izamutse, abantu hari abatazayabona kubera yuko rero nkanjye n'umunyamakuru icyo nasaba nuko mwareba ukuntu mwabigenza mituweli, nk'uko mwari mwabivuze mu gihe cyashize ko mituweli nabura izajya kuri 5, nabura mituweli igasubira ku 5,000. naho ubundi banyarwandakazi, bayobozi bacu, nibiramuka bikomeje gutyo, abantu b'abakire nibo bazajya batangirwa mituweli, ab'abakene abari hasi bazajya basyonyoka nyine, basyonyoke kubera yuko nta bundi bushobozi bazaba bafite. Rero icyo nasaba abanyarwanda nuko mwakwihangana, bazabikemura cyane. Kandi ikindi uko shyira igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo ukomeze kubana nanjye.
kiri igitekerezo cyawe muri comment hanyuma umbwire ndagusubiza. Ariko ikibazo cya mituweli na 2026 na 2027 cyamajije kuba cyahinduka cyane, ibintu byakaze cyane, ibintu byakomeje guhindura isura. Nizere ko rero wamaze gukora subscribe kugira ngo ukomeze kubana nanjye. Rero n'abatindeho gakeya nabashyiramo n'akandi kavidewo gakeya, umunyamakuru nawe arimo aragira ikindi kintu ababwira. Kora subscribe. Makumyabiri kwishyura kuri buri muntu ni amafaranga. Itegeko nshinga rirabyemeza neza, buri muturarwanda wese agomba kuba yavuga nk'uko abishaka, cyangwa se mu by'ukuri agatanga ku ngingo itumvikana cyangwa se atumvishe neza aho mu by'ukuri akagomba kuba yatangaho igitekerezo. Abaturage benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko itegeko nshinga ribemera, kandi koko nibyo baragaragaza. Leta y'u Rwanda nidufashe mu by'ukuri uyu mwanzuro wafashwe kugira ngo umuturage ajye yishyura 2020 ku bwisungane mu kwivuza. Ni amafaranga menshi cyane no umurengera. Benshi mu baturage bakomeza kugenda bagaragaza ko aya mafaranga ataboneka. Byagumye ko tuze kuba twaganira ku ngingo ikomeza kugenda igaragazwa kuri Tour du Rwanda, cyangwa se irushanwa ry'amagare rigiye kuba ryaba ku nshuro 20 mu gihugu cy'u Rwanda. Byumvikana ko Tour du Rwanda izaba ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri 2026 ikarangira ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu 2026. Bikumvikana ko abaturarwanda bose bategetswe kuba bajya gufana mu by'ukuri irushanwa ry'amagare rya Tour du Rwanda rikomeza kongera ritanga ibyishimo. Ukaza kuba wasanga bamwe mu baturarwanda barakomeza kugenda bagaragaza ko irushanwa ry'amagare rigiye kuba ryaba ku nshuro 22 mu gihugu cy'u Rwanda bizakomeza kugenda bibashimisha. Ndaza kuba nakomoza ku baturage bagera kuri 336 bakwe mu gihugu cya Kongo bakagezwa mu gihugu cy'u Rwanda nk'impunzi. Ariko kandi bikumvikana ko abaturage bakomeje kugenda bahohoterwa cyane, ndetse kandi bakavuga ko bakomeza kugenda bashyizwa ubwoko bwabo. Bikumvikana ko u Rwanda rwamaze kuba rwabyemeza 100% bamaze kuba bagezwa ku mupaka wa Huye. Bikumvikana ko bakuwe muri Kongo, ndetse kandi muri Kongo hakomeje kugenda humvikana ko abaturage bakomeza kugenda bakandamizwa, ubuzima bwabo bukangizwa. Bikumvikana ko aba baturage bagera kuri 336 ku munsi w'ejo bagejwe mu gihugu cy'u Rwanda. Bikumvikana ko u Rwanda rwabakire nk'impunzi, ndetse kandi bakomeje kugenda bagaragaza ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu gikomeza kugenda kita ku burenganzira bw'ikiremwa muntu. Ndaza kuba nanakomoza ku buzima bwo mu gihugu cy'u Rwanda, aho kandi usanga imibereho yo mu Rwanda benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko ikomeza kugenda igorana cyane. Ndaza kuba nakomeza kugenda nkomoza ariko ku bwisungane mu kwivuza. Nyabareka nyemera ngwerese ikaze atugiye kwa twabarani kuri Rwanda Media Info. Nimba ari bwo bwa mbere wisanza, turagusaba gukanda subscribe kuri gufungura kuri nzogera kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru n'ibigano by'ubwenge dukomeza kugenda tukugezaho gatanu. Kandi ikaze turiranga mu by'ukuri ku byakomeje kugira bitangazwa cyangwa se kuri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho kandi ndagenda nibanda cyane cyane ku bwisungane mu kwivuza. Benshi mu Banyarwanda ubwisungane mu kwivuza bwakomeje kuzamura indi ntera. Ariko banyarwandakazi mugerageze kwihangana, kubera yuko biraza kuba byacamo cyane mukora subscribe, twikomereza kuri buri kana TV. areba nta kintu kirita ubuzima. Buryo ufite ubuzima buzira umuze ubona afite mu by'ukuri amahirwe yo kuba wakira. Biri kumvikana ko amakuru akomeje kugenda atangazwa. Aka kanya nufata telefoni yawe igendanwa ukaba wakanda imibare runaka, baraza kuba bagaragaza ko mu by'ukuri kuba mu Rwanda umuturarwanda agomba kuba yakishyura ubwisungane mu kwivuza ngo ari ugutanga ibihumbi bigera kuri 20 kuri buri muntu wese. Ugasanga ibi ngibi benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko ari ikibazo gikomeye cyane, kandi koko waza kwa wareba ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Natangiye mvuga uti ndaza kuba natanga ingiro ko ku turere dutanu dukomeza kugenda tugaragaza ko tutabona amafaranga. Navuzemo akarere ka Nyamasheke, Rusizi, Rulindo, Huye, Ngororero mu by'ukuri na Kamonyi n'ahandi hagiye hatandukanye bakomeza kugenda bagaragaza ko unuza kuba wareba uraza kuba wasanga mu by'ukuri hari abaturage bagifite ubuzima buciriritse cyane, ndetse kandi ukaza kuba wasanga kubona aya mafaranga ibihumbi 20 kuri buri muntu mu by'ukuri mu rugo ugasanga na amafaranga menshi cyane. Bityo kandi nk'uko itegeko nshinga ribigaragaza ry'u Rwanda riragaragaza ko umuturarwanda wese afite uburenganzira ukomantinga cyangwa se kuvuga akagaragaza ibitekerezo bye ku nshinga yafashwe, ariko mu by'ukuri itigeze yumvikanwa rumwe n'abaturage. Cyangwa se urabona nyine abayobozi bakomeza kugenda bafata ibyemezo bitandukanye, bakomeza kugenda bagaragaza ko bagiye kuba bazamura ubwisungane mu kwivuza, ariko kandi ugasanga abaturage barakomeza kugenda bagaragaza uti itegeko nshinga rirabyemeza
ko tuvuguruza ibyafashwe namwe, kuko mu by'ukuri uraza ko wasanga byinshi bikomeje kugenda bifatwa birakomeza kugenda bigaragazwa nk'imbogamizi mu baturage. Nta kuntu umuturage azabasha kuba yabona ibihumbi